Yesu Kristo. Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe, n'ugenda mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka akavuga ukuri kuko biri mu mutima atabeshyera abandi, ururimi rwe ntirugirira nabi mugenzi we, ntashushure inkuru y'umuturanyi, mu maso ye umunyagisuzuguriro arahindurwa, ariko abatinya Uwiteka aramubaha. Icyo yarahiye naho camugirira nabi ntiyivuguruza, ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi utariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Ndugu Venusi ataongoza ombi. Data twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Wongeye kugirirwa amahirwe yo kugaruka imbere yawe. Akira ishimwe ryacu. Bashiki bacu wabarinze, bene data wabarinze, tugukomere amashyi. Buri wese uri imbere yawe afite ishimwe y'uko ari amahoro, natwe iwacu turi amahoro. Akira amashimwe yacu muri rusange mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo waturinze rero mwami, hari ibyo waduteguriye, ngaho turaje mwami, imitima ikiri kure yigize hafi y'ijambo ryawe, irukanye imyuka mibi iburyo bwose, twamaganye imbaraga mbi z'umwanzi, duhamagaye umwuka wera kugira ngo azature muri twe, utangira no guheruka niyoroge nawe, uze utugende, uze utugaburire, uze uduhe ibyo kurya, uze ufate ibice byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.